mbonereho no gushimira abantu abadiminisitrateri twashyizeho kuri radiyo Ikamba, rwose mukora akazi keza. Aha turi muri resistance, turi muri revolution, ntabwo dukeneye abantu baza kutuzanaho utugambo ngo liberite, ngo mwavuze ko ngo abantu bagomba kugira ubwisanzure, ngo nibwo muharanira, bakaza kudutuka bakadutukira mu kiganiro cyacu. Mubasibe, mubabloke, mubirukane. Hano turi muri revolution, uza avuga ibintu bya revolution turagendana, uza abangamye, abogamye, akururuka, agenda hirya no hino, agende rwose. Dusigare turi 5-10, ariko dusigare turi mu rugamba turuhagazemo twembi. Ndabashimiye cyane. Reka rero baje basa Jean Gorbeke yavuze akantu keza nshaka kubasangiza. Aravuga ati abanyarwanda babona umusazi bagashungera, babona umwicanyi bagakoma amashyi, babona ugirira neza undi bakababara, wababwira guhakwa bagahakirizwa, ubucakara bugakaraza, turagana hehe ko. Avuze ikintu cyiza cyane. Ibyo bintu byose niyo mico y'abanyarwanda. Abanyarwanda nuko bateye bye, babona umuntu arimo gufasha undi atiko buraramufashiriza iki, babona ubabwiye ati gaho jya gukorana na bari abantu, akagenda agakubita ibipfukamiro hasi, agahakirizwa n'ibyo arimo kuvuga. Yakoze cyane rero. Ikibazo cya kariya gatsiko kiroroshye cyane, kuko Bibiliya iratubwira ngo ntawe ukeza abami babiri. Kariya gatsiko ahantu kageze, Uburayi buravuga kakavuga kati ndiyo bwana, Abanyamerika bavuga kati ndiyo bwana, abo ba Anglo-Saxon bakumune wese nabo bavuga kati ndiyo bwana, kandi abo bose buri wese afite inyungu ze akeneye kuri kariya gatsiko. Ese kagatsiko gafite ubushobozi ki bwo kuzaseriva abami barenze babiri cyangwa bangahe? Rero niyo yaba babiri, ubundi ntawe ukeza abami babiri, bagombye kuba bafite uruhande bahagaze. Bimeze bite rero? Urabona ko niba karigiye mu Bafaransa ngo kayobora francophonie, none ubu ngubu ngo kagiye kuyobora commonwealth, kandi abo bose barimo barahanganisha izo ndimi zabo, bamwe bafite igifaransa cyabo, abandi bafite icyongereza, bari guhanganisha umuco wabo. Ikindi, hari izindi nyungu bafite zigendeye kuri iyo miryango yabo, inyungu za politike n'inyungu zijyanye n'iby'ubukungu. Kandi rero ntabwo bariya bantu nabo bameze nk'ibisambo, ntabwo bajya bishimira ko uhaye uriya bareba, iyo uhaye uriya bararaka. Rero sinibaza ikibazo gikomeye ni uko u Rwanda nta n'icyo rufite, ntacyo rufite rutanga uretse kuvuga ngo rurashora abaturanyi. Abo baturanyi rero nabo ubu ngubu bakanuye amaso bavuga bati uriya muntu niwe uri kudutanga, niwe uri kutugambanira. None se ubwo ako gatsiko kibwira ko gakomeye gafite abanzi bangana iki? Ese gashobora kubara abanzi gafite abo banzi? Niba gakoreye Abafaransa, Abanyamerika bazagira ishyari, nigakorera Abanyamerika Abafaransa bazagira ishyari, nigakorera Abongereza Abarusiya bazagira ishyari, bose bagira ishyari. Noneho byongereho ko kari gucuruza noneho n'ubukungu bw'ibihugu baturanye no kwica abaturage b'ibyo bihugu. Abangira ngo rero mbabwire ko muri makeya tujya tubona muri politiki y'aka gatsiko, ariko kazi gukoresha uburyo bwo kuvangavanga abantu, kakabakoresha, kakabagonganisha, kakaba kazi ingaruka abo bantu gakoresha bahura nazo, ariko ko ntabwo kajya gatekereza ko abari kugakoresha izo ngaruka nako gashobora kuzibona. Niho ikibazo gikomere. Abanyarwanda no kuba batabibona ni bya bindi nyine. Abanyarwanda niba nyirandarwemeye, nta kindi bashobora kuvuga, ariko bamenye ko ingaruka nibo zigarukaho, kubera ko kariya gatsiko igisubizo cyako kirahari, kuko isaha nigera bariya bantu ibihugu bazakazirika bakajugunye mu muriro. Abaturage rero bazasigara aho ngaho nibo bazasigara bishyura, kuko nibo bagashyigikiye, nibo bagumye kukarebera. Ni ukuvuga ngo niba bano banyamahanga, bano bazungu bari kugakoresha nibakarambirwa, bazagateza abaturanyi. Ntabwo bakeneye kuba aribo baza kugakora, bazagateza abo baturanyi kabangamiye, abo baturanyi baba aribo bagakura mu nzu. Kandi ntabwo bitinze muraza kubibona, murabona uko urugamba rw'iriya ntambara muri RDC ruri kugenda rwishushanya.
muri kubona uko ibihugu biri kugenda byerekana uruhande rubogamiyeho, bigaragara ko bazifatanya na RDC, kandi bari abazungu ntabwo bazaza guhagarikira ngo u Rwanda ngo ntagire urutera. Ingaruka rero ziri ku banyarwanda kandi turi kuzibona. Ikindi gikomeye cyane ni uko usanga igihugu kiri aho ngaho kitayobowe, kimeze nk'aho ari icy'abazungu bitoreye, bikoreramo ibyo bashatse. Abanyamahanga baza bakigendera mu gihugu uko bashatse. Mwabonye ukuntu Museveni yavuye Gatuna akagera hariya Nyabugogo, akava mu modoka agatangira agasuhuza abaturage nk'aho ari gusuhuza abaturage be, ibintu uwo twita Perezida Kagame bavuga ngo arahari atashobora gukora. Museveni ubu ngubu niwe ugaragara ko ari we perezida w'u Rwanda. None se Museveni azaharanira inyungu z'abanyarwanda ko aharanira inyungu z'Abagande? Ariko nyine uvuze akantu gakomeye Tarisi. Museveni Nyabugogo yavuze byibura na koro diplomatique ahasanga ngo imwakire, noneho imwereka abaturage b'u Rwanda, avemo perezida w'ikindi gihugu asuhuza abandi abaturage b'u Rwanda. Nta muntu n'umwe umweretse abo baturage byibura ngo avuga ati ngaho suhuza abantu amuha ijambo. Ko wa mugani Museveni yitwariye u Rwanda. Icyo ni ikibazo kugira ngo umuntu aba ari umushyitsi aze mu rugo rwawe, nagera mu rugo rwawe ari guhinduka nyir'urugo, ubirebe gutyo nk'aho nta byabayeho. Biriya ni ikibazo abantu bagombye kureba, ndetse bakanashishoza bakareba kure. Bimwe tubabwira ko Kagame ntawe uhari ntibabyemere, bagombye kuba babibona. Kagame uri hariya, abaperezida baje hariya bangana iki ko nta muperezida n'umwe nigeze mbona yakirwa na Kagame, kandi ko iyo yagiye hanze bita Kagame ko mbona yakirwa n'abakuru b'ibihugu. Ni ukubera iki ataboneka ngo abakire? Ese iriya nama sinzi niba mwarakurikiye, nge ntabwo nashoboye kuyibona. Iriya nama ya Commonwealth ko nzi ko Amerika iri muri Commonwealth, ninde uhagarariye Amerika muri iriya nama? Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Abahari hariya ni Abanyafurika, ni abantu n'ingorwa nk'u Rwanda, ntaho bataniye. Kumva rero ngo bakiriye ngo abakuru b'ibihugu ngo bakoze inama y'agatangaza, kandi nta muntu ugaragara ufata ibyemezo wayakiriwemo, ni nko kwikirigita ugaseka. Aba rero mbona ko abari kumva ko ngo agatsiko ngo kabonye nk'imbaraga ngo ntaho gahagaze, ahubwo karimo karaka. Ikindi kibigaragaza ni iki, ni uko hari ibintu kari agatsiko kakoze, amahanga yose yaje ahanzeho amaso. Mu gihe abantu bakomeje gusakuza bavuga bati abantu barakorerwa iyicarubozo hariya mu magereza, mu gihe abagumye gusakuza bati abantu baraburirwa irengero, abantu baramburwa ibyabo mu gihugu, abantu babayeho nayo bari mu nzara, nkaho katunganyije byibura mbere y'uko inama iba yenda kagire geste gakora, kavuga kati reka turekure aba bagororwa, twerekane ko hari igikorwa twakoze, reka yenda tworohereze aba baturage, twe kubakanyaga baruhuke, yenda nibaza basange nta munya bafite mu gahanga, ahubwo ko karushijeho kubikaza. None se ubwo icyo kakemuye ni iki? Ni ukuvuga ngo biriya byose kagiye gahisha, bariya bari hariya byanze bikunze barabyumva kandi barabizi, ni nabyo bakeneye kumenya, kandi nibanava hariya ni nabyo bazakomeza gukurikirana. Bishaka kuvuga rero ko nta buhumekero gafite, nta na rimwe kazahumeka, ahubwo karavuze ngo cogamu nirangira ngo hari ibyo kazakora, ahubwo gategereze ibizakabaho nyuma y'iriya cogamu, nibyo bikomeye. Murakoze. Akagabo katiraririye ntikarongora inkumi. Buriya nabo barirarira kugira ngo bakange abantu ngo shango buretse cogamu nirangira ngo uzaba ureba ngo hari icyo tuzagira. Nibyo kuko Kagabo gahimba kandi kataraza, buretse ahubwo irangire iriya cogamu, tuzaba tureba ahubwo aho bazerekeza. Ubu baracyafite agahenge kuko nyine inama iracyarimo, nta muntu n'umwe ushobora kubaterera hejuru, ariko ntabwo ikibazo kirarangira. Ikibazo ntikirarangira, ahubwo ikibazo nibwo kijya cyakomera. Rero hari ibintu wavuze bikomeye nka bibiri nshaka kugarukaho. Icya mbere, mu muco nakurikiye, mu muco w'abakonyine bagira umuco wo guterura, ukagenda ukagambana na Tarisisi, nkamubwira nti rero nabonye umukobwa hariya, mugende mushaka abasore, hanyuma naca hariya mumunterurire mu mubangatane, muze mu mukubiti wanjye ubundi mwigendere. Agatsiko rero ka FPR niko kabigenza nabo, karagenda kakabangatana Kongo kakayikubita mu maboko y'abanyamahanga. Kongo si yabo, ariko agatsiko kubera wa muco wabo guterura, bamenyereye guterura iby'abandi, baragenda bagafata Kongo bakayiterura bakayibangatana bati do turayibahaye,
kandi si yabo. Ni nk'ibyo abo basore bakora Tarise, bafata abakobwa bakagenda bakamubangatana taritari no mu rugo rw'umusore bagakubita mu cyumba bagafunga bakigendera, umusore akaba ari aho arekereje. N'agatsiko rero nuko nguko kabigenza, karagenda kakagambanira ibihugu byose biri hariya, kagaterura no mu maboko y'abanyamahanga ngo ba ikibazo kikaba cyari. None se bitari ibyo ngibyo, ni ikihe gihugu muri bya bihugu bikikije u Rwanda byigeze byumvikana n'agatsiko ko ibihugu byo muri Commonwealth bigiye kuza gushinga base hariya izajya ihangana n'Ubushinwa n'Uburusiya? Nta na kimwe, ahubwo bo baragiye bakubitwa n'inkuba, bagiye kumva muri disikuru bumva biravuzwe. Icyo ni kimwe mu byo bavuze. Icya kabiri bavuze ni ukwirengagiza, turaza no kubigarukaho, kwirengagiza umwami, uriya mwami w'Ubwongereza niwe wagerageje gusa n'ubivugaho, ataravuga atari ko ati uyu muryango ni umuryango ufite amahame yo kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, liberté d'expression n'ibiki byose, ati niyo mahame tugomba gushingiraho. Ariko ibyo byose yavuze arabizi neza ko igihugu bicayemo bagiye no gusigira inkoni y'ubushumba, habe na kimwe cya kabiri. Ndetse n'icyo gihugu ubwacyo cyabyivugiye kiravuga kiti ibyo ntibyakwapurayinga muri iki gihugu, kugira ngo tuze kutugaruka, tuze kutwibagirwa ko ni ibintu by'ingenzi cyane muri uru rugamba turimo, ko ibyo wibazaga ngo u Rwanda ntacyo rufite rutanga, jisitoma rutanga abakobwa rwateruye, ntacyo rufite nyine ruratanga iki? Rutanga ibindi bihugu, rutanga abanyarwanda, rutanga abamerisoneri bajya kurwana mu bihugu. Nta kintu rufite na kimwe kirwaha amahanga usibye ibintu by'icy'ingufu gusa, nta kindi.